nyuma y'ibitutsi byinshi cyane bigiye bitandukanye, uyu mugabo Niyitegeka Gratien uzwi ku izina rya Papa Sava yagiye atukwa n'abantu benshi cyane, abafana biwe, bamwe mu basitari bafatanyije umwuga, abafana barimo abanyarwanda benshi cyane ndetse n'abatari abanyarwanda benshi ikirimi cy'ikinyarwanda cyangwa se bakomeza kugenda bakurikirana sinema yo mu Rwanda, asa nkaho rwose ibyo bitutsi yabirambiwe avuga ati reka nanjye ngire gutya ngaragaze fiyanse wanjye. Uyu mugabo Niyitegeka Gratien wakunzwe n'abanyarwanda benshi cyane muri filime cyane cyane ya Seburikoko, kuko niyo yasa nkaho yamuzanye audience ikomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda, nyuma y'uko muri Seburikoko aza no gushimira ko yitwa Papa Sava, ariko umugabo unakuze cyane ugenda ukora n'ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye, kuko yaje muri entertainment yo mu Rwanda kera cyane kugeza ubwo nyine abisaziyemo. Uyu mugabo rero ari kubarirwa mu myaka 45 hagati ya 45 na 46 y'amavuko. Umva ni umwaka umwe ndi kwibeshyaho cyangwa se ndi kuvugishaho ukuri, sindi kubimedita neza. Uyu mugabo rero niyo myaka abarirwamo, ariko akaba yirikanye umukobwa w'imyaka 26 y'amavuko, tugiye kuganiraho cyane tukamenya imva n'imvano n'inkomoko yiwe ndetse n'impamvu yahisemo gukunda uno mukobwa. Amazina y'umukobwa rero Isimbi Clarisse Olga, akaba yaravukiye mu mujyi wa Kigali ahantu hitwa muzi nka muri Nyamirambo. Uyu mukobwa rero akaba avukana n'abandi bana bagera muri 6, akaba ari umwana wa 3 iwabo. Akaba yarangije kaminuza uriya mwaka ushize 2023 ku itariki ntari kwibuka neza ko mu kwezi kwa 9 bagraduatinze nawe yararimo, aho yize nyine ibijyanye n'ubucuruzi ndetse ni finance muri make cyane. Uyu mukobwa rero Olga n'ibyo yize avuga ko yamenyanye na Papa Sava ari umufana we, bahuriye ahantu yari yagiye mu bukwe. Urabizi ko Papa Sava cyangwa se Niyitegeka Gratien ari umuvugizi w'inka ndetse akaba na MC iyo bigeze mu bintu by'ubukwe. Akaba avuga ko rero ariho yari yagiye mu bukwe bwa mushuti wiwe muri Warongowe, bari biganye nawe kaminuza nyine, uko guhura na Papa Sava baraganira n'igihe kirekire, amusaba ko yazamushyira muri sinema yiwe nawe agakina muri filime, atwara nimero yiwe ibyari kujya muri sinema, ahubwo birangira bakundanye. Umukobwa rero yaje kubona akazi, atabona umwanya wo kujya nyine gukina filime nk'uko Papa Sava yari yabimwemereye. Icyo gihe bimusabye atarabona akazi, ariko abonye akazi bisa nkaho bihindutse, ariko batangiye kuganira kugeza igihe bivuyemo urukundo. Papa Sava wagize gutya rero akajya ku mbuga nkoranyambaga ziwe akavuga ko impamvu yari yatinze guhekana uwo akunda nawe ngo nuko igihe kitari cyagera, cyangwa se wigeze kubwira Abanyarwanda ko urugo cyangwa se uwo uzakundana nawe ari Imana ibigena, atari umuntu ubigena. Kuko iyo uzakunda umuntu nawe akagukunda, ujya kubona ukabona birabaye utazi uko bimeze. Uyu mugabo rero Papa Sava ni umugabo umaze gutera imbere cyane, umaze kugira ikintu cyitwa amafaranga akura muri no entertainment, kuko agaragara mu bikorwa byinshi nk'uko nabikubwiye, muri filime, agaragara mu nkinamico, mu mapublicité menshi cyane, ndetse no kwikorera, kuvugira inka, ubu-MC ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye agenda akora umunsi ku wundi. Uyu mugabo rero Niyitegeka Gratien ndetse na Olga ubu bakaba bishimye cyane. Akaba yabigaragaje rero ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri, ni umunsi w'abakundanye wa Saint-Valentin. Abantu benshi baba bategereje kumvaho udushya, harimo abakundana bagiye gukomeza gukundana nyine, harimo abari gushinga urugo ndetse n'abari kurya indobo, kuko urabizi ko iyo Saint-Valentin yabaye hari abasore rwose baba basohokana abagore b'abandi. Ukaba ufite umukobwa ugasanga umuniga yamukuriye kubera ko afite amafaranga yo kumujyana ahantu hahenze, wewe ntabifite, ugasanga rero bimwe bibaviriyemo kwiyahura, abandi amadepresiyo adashira, ugasanga rimwe nabiyahura nyine nk'uko nari mbivuze, kubera agahinda gakabije cyane cyane ku bana b'abakobwa nabo batwara amada menshi cyane. Abasore barabasohokana, kuko basohokana nako rwose babarongora, usanga habuyemo no gutwara inda z'indaro cyangwa se zitateganyijwe. Niyitegeka Gratien rero akaba yavuze ko
agomba gushyira nawe amaze kuba yakora ubukwe nk'uko ari kubivugira avuga ko amaze kwereka abanyarwanda uwo yakunze uruga rwose, avuga ko ntibikunda mu mwaka nyine uzashira bagiye mu murenge ndetse imbere y'Imana, ndetse avuga ko azatumira abanyarwanda bose uzabasha kuhagera ubwo agomba kuyahagera kugira ngo abe amushyigikire. Nyuma rero y'ibitutsi byinshi cyane nk'uko nari natangiye bivuga, y'amagambo menshi cyane y'indirimbo nyinshi cyane zigenda zigaruka kuri uno mugabo witwa Gasana watunguye abantu benshi kubera gutinda gushaka kwe, nyuma na nyuma rwose yipfuye baravuga ati reka ngabanye agasuzuguro k'abantu ndetse n'amagambo y'abantu. N'umugabo rero abantu bose bagiye baza nyuma yiwe muri sinema, muri music, muri entertainment ndetse n'abandi bantu benshi bagiye bavuka nyuma ye, niwe muntu wenyine mu Rwanda uri muri showbiz nyarwanda ushaje cyane kurusha abandi bose ariko utarashaka. Ariko si we wenyine utarashaka, ubona ko ari gukura, harimo n'aba King James, harimo n'aba Philipita nk'uko bagenda bivuga ndetse n'abandi, ariko uyu we arakabije cyane, niwe uruta abandi bose, ariko akaba nta gitekerezo rwose cyo kuba yari yashaka yari yagira. Gusa reka dutegereze turebe wenda nibwo hamaze kwerekanwa umukunzi we niba atari agatsiko katinjiza, reka turebe uno mwaka ikintu Papa Sava adutangariza, ubundi turebe ko tuba izo nzoga cyangwa se ikirori kiba nk'uko akomeje kugenda abyivugira. Mubwira ngo rero nanjye yasitaragisitanye ukugezaho amakuru, subscribe, like, comment kugira ngo tujye dukomeza tugendane amasaha 24 mu gihe cy'iminsi 7 tuba turi kumwe kuri no YouTube channel Olivier Comics kugira ngo dukomeze tugende turya show. Thank you very much. Thank you. Wewe warebye video ukarinda uyirangiza, thank you. Imana ikomeze ikurinde.